Itsutsu nawe akaba ageze hano gabanya umuziki twumvikana bimeze bite fresh umeze neza for ibintu ni wane nawe uje mu cyumba cya rap ubundi umwe uri kumva kugira witabirire niki cyagukuruye kugira ngo nawe uze muri iki gitaramo Rwanda magazine banje gusuza abantu bo kuri Rwanda magazine umeze mute peace wallahi ikintu cyankuruye rero ni kuvuga ngo ngewe hari umuntu niteze kureba hip hop nyarwanda nje kureba ni biki yazanye nyine muri hip hop nyarwanda witwa mwumva bamwita Faripi urumva harazamo hip hop benshi ariko ntago nzi ngo abandi ntago mbazi ntago nzi ngo harazamo nande ariko nje kureba umuntu witwa Faripi azanye iki aje yikoreye iki kabisa ijoro twitega ikirere kuri Faripi kamashyirira agatara mushobora kuba mutari kundeba kuri Faripi kugeza uyu munsi ntabwo nzi ikintu aje kwereka abanyarwanda ko nanjye nibwo nje kumureba Marishi iteye ishoza gangsta ntajya ava muri jamba ingendo y'ubushishozi irayifiye ni nk'urugamba umuvuduko w'akaga nk'umuyaga muri kaburimbo banda rivuga aho komoka ntago yitwaza kubw'umurimbo n'umuburani cyangwa umukwini nk'umuco twitwa Rwanda magazine no kuvuga ngo nyine nkuko bisanzwe murabimenyereye ko tugenda tubagerera hirya no hino habaye ibitaramo ndetse n'ama event yose agiye atandukanye tuba duhari turi kubagezaho uko biri kugenda 5 kuri 5 uyu munsi uri kubibona ko ndi ku muhanda ariko ni ku muhanda uri ku musozi wa Rebero aho bita kuri Canal Olympia ahangaha niho hagiye kubera igitaramo kidasanzwe cyitwa icyumba cya rap ni igitaramo kigomba kuba kuri uyu mugoroba kiri buze guhuza abaraperi gusa iki gitaramo kimaze iminsi cyamamazwa kimaze iminsi kivugwa hirya no hino abakurikira muzika abakunzi ba rap ngira ngo mumaze iminsi mubirarikirwa babamenyesha ko rwose kuri uyu wa 5 hano kuri Canal Olympia hari buze kubera igitaramo cyitwa icyumba cya rap rero umunsi n'uyu nguyu nubwo imvura yaguye ikomeye cyane imvura nyinshi cyane ihise hano ku musozi wa Rebero muri aka kanya ariko ntabwo imvura yabujije abakunzi ba rap kuza ngira ngo muri kubibona Emi nagenda bibereka kuri kamera ngira ngo muri kubibona ko abantu bamaze kugera hano ari benshi imvura yaguye twese tuhita tugira ubwoba turavuga tuti Mana yanjye iyi mvura ko igiye kudobya ibi bintu ariko mu by'ukuri mu bigaragara ntabwo imvura yakanze abakunzi ba rap ntabwo yakanze abakunzi ba muzika uko bakomeje kugera hano ari benshi nubwo kwinjira bitaratangira nyirizina kuko ndabona bakiri hanze abenshi ndetse n'imvura yaguye kwinjira bataratangira kwinjira ariko mu by'ukuri bakomeje kugenda bahagera ari benshi bitanga icyizere ko nta kabuza iki gitaramo kigomba kuba mu kanya hari mugenzi wanjye twari turimo kuvugana ariko umbwira atari ku bundi utabeshye ubu urabona iki gitaramo kiri bube bitewe n'iki bitewe n'ukuntu namwe ikirere kimeze ngira ngo aho mwaba muherereye mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali murabizi ukuntu ikirere gihagaze aya masaha imvura idasanzwe imvura ikomeye n'iri kugwa ariko mu by'ukuri agahenge gato itanze akanya gatoya itanze ngira ngo abantu benshi bongeye kugirirwa icyizere bizera ko rwose iki gitaramo kigiye gukomeza nk'uko bisanzwe abantu batandukanye ngira ngo muri kubibona bereke bari abamotari bose bari kubona hariya bari bose nabari kuzana abantu baje mu cyumba cya rap icyumba cya rap rero ni igitaramo kiri buze kuba kirimo abaraperi bagiye batandukanye bafite amazina akomeye hano mu Rwanda n'umwihariko wa rap gusa niyo mpamvu bakise icyumba cya rap bamwita Itsutsu nawe akaba ageze hano gabanya umuziki twumvikana bimeze bite fresh umeze neza for ibintu ni wane nawe uje mu cyumba cya rap ubundi umwe uri kumva kugira witabirire niki cyagukuruye kugira ngo nawe uze muri iki gitaramo Rwanda magazine banje gusuza abantu bo kuri Rwanda magazine umeze mute peace wallahi ikintu cyankuruye rero ni kuvuga ngo ngewe hari umuntu niteze kureba
wo mu hip hop nyarwanda nje kureba ni ibiki yazanye nyine muri hip hop nyarwanda witwa mwumva bamwita Faripi urumva harazamo hip hop benshi ariko ntago nzi ngo abandi ntago mbazi ntago nzi ngo harazamo nande ariko nje kureba umuntu witwa Faripi azanye iki aje yikoreye iki kabisa ijoro twitega ikirere kuri Faripi kamashyiriraho agatara mushobora kuba mutari kundeba kuri Faripi kugeza uyu munsi ntabwo nzi ikintu aje kwereka abanyarwanda ko nanjye nibwo nje kumureba bari kutubwira ngo twaparitse mu nzira ariko nizere ko imbere hari buze gushya bakwandikira bamwita Mitsutsu nawe yamaze kugera hano kuri Canal Olympia ahagiye kubera igitaramo cyitwa icyumba cya rap ntago ari we wenyine n'abandi bagiye batandukanye nibwo bari kugenda bahagera ngira ngo muri kubibona reka twitemberere hariya hirya ndabona ariho hari abakunzi ba rap benshi ubundi tugende tureba uko byifashe hano kuri Canal Olympia nubwo imvura yaguye ariko hagombe hashye hip hop hejuru abo bose biri kubona mu nzira n'abakunzi ba rap hip hop hejuru imvura yagwa itagwa ewana dutegerezwa kuza hagomba gushya akagurumana wallahi nuhe muraperi witeze iri joro nkuko bisanzwe Bulldog number 1 uyu nguyu we yifanira Bulldog yes twagiye birazi kari we number 1 umusa bimeze bite Riderman ni wa mbere kabisa Riderman ni wa mbere cyane kabisa imbere cyane ariko numvishe uri kuvuga ukuntu wavuye ibijumburuza kuri Riderman oya nsanzwe ndahamaze iminsi hano naje kuri iyi minsi mikuru hano waje kuri iyi minsi mikuru mu Rwanda wahabonye ni sawa kabisa ibintu bimeze fresh ibintu bimeze neza cyane kabisa twese turi umwe abarundi n'abanyarwanda twese turi umwe kabisa twagiye ahangaha turi nirebero twagiye musa bimeze bite fresh kabisa umeze neza ni neza nawe imvura yagwa itagwa hagombe hashye harashya iri joro ni irya rap icyumba cya rap turi hejuru cyane nuhe muraperi witeze iri joro Bulldog twagiye ngira ngo umuntu wese uri guteganya kuza muri iki gitaramo reka nkubwire akantu kamwe ntiwibagirwe umupira w'imbeho ntiwibagirwe igikoti kubera ko bimeze neza ntiwibagirwe ikoti n'umupira w'imbeho kubera ko hano hari icyitwa ubukonje ngira ngo ugende ubereka hariya hakurya hose hari abantu bose muri kubona hariya hakurya ni abasore baje gushyigikira rap iri ni ijoro rya rap iri ni ijoro rya hip hop uyu ni umugoroba udasanzwe ku bakunzi b'injyana ya rap ngira ngo nta minsi myinshi ishize injyana ya rap yongeye kugaragara mu gasongero dore ko mu bihembo biherutse gutangwa ku bahanzi bya Isango na Muzika Award umuraperi w'umwaka yabaye Bulldog ndetse umuhanzi ukizamuka nawe aba Zeo Trap hanyuma album y'umwaka iba icyumba cy'amategeko imwe muri album zanyeganyeje uyu mwaka mu by'ukuri habaye n'igitaramo cyo kuyimurika igitaramo cyitabiriye bidasanzwe gituma abantu bongera kugaragaza ko koko rap cyangwa hip hop ari imwe mu njyana zikunzwe rero nyuma y'iminsi mikeya nyuma y'igihe kitari kinini hongeye gutekerezwa undi mugoroba wa rap ariwo turimo aya masaha hano ku musozi wa Rebero kuri Canal Olympia hari abantu bagiye batandukanye abakunzi b'umuziki abakunzi b'abaraperi bagiye batandukanye bose baje hano kuri Canal Olympia baje kwitegura kwenjoyinga injyana ya rap uyu ni umugoroba wa rap ngira ngo muri kwibona abantu bose ntago bari binjira murabizi kubera imvura rwose yaguye hano ntago byari byoroshye iyi mvura yaguye ibintu byose bamaze kubisetinga ndetse n'umuziki wari utangiye gucurangwa imvura iba ihise itezamo ariko ntabwo byatumye aba bakunzi ba rap bacika intege cyangwa ngo batahe ahubwo byatumye bihangana kugira ngo show itangire ubundi hongere hashye uyu ni umugoroba wa rap ngira ngo muri kubibona abantu batandukanye bamaze kugera hano kuri Canal Olympia igisigaye nuko ibyuma byongera gusetingwa ubundi hakongera hagashya n'undi mugoroba wa rap ni irindi joro twitezeho kuza kubona abaraperi bakora ibintu bidasanzwe
bigaragaza mu buryo bugiye budasanzwe. Ahangaha niho abantu bari kwinjirira, ariko ngira ngo muri kubabona ko bose baracyari hanze. Abenshi baracyari hanze bategereje ko byibuze umuziki wongera kuvuzwa kugira ngo barusheho kugira icyizere cy'uko igitaramo gitangiye. Ngira ngo uri kubibona emibereke, barabona amatente yaguye, hari amatente hariya yari ahari, biriya byagushijwe n'imvura. Ni ikigaragaza ko ibintu byose byari bimaze kujya ku murongo, imvura yabaye nk'itudoberezamo gakeya, ariko mu by'ukuri ibintu byari bimaze kujya ku murongo. Rero nimujye kure ya Rwanda Magazine, turahababereye, turi kuri Canal Olympia ahagiye kubera iki gitaramo. Twagira ngo tubanze tubereke view yo hanze ukuntu imeze n'ukuntu abantu bari kugaragaza kwitabira iki gitaramo. Mbonye umutipe wambaye umupira w'ibisumizi. Umutipe reka tumuganirize, dore wambaye umupira w'ibisumizi. Uwo mupira naherukaga kuwubona kera, umusaba bimeze bite? Meze neza umusaza. Reka nkagufatire, ntari umeze neza? Meze neza kabisa. Bakwita ndese? Ubusanzwe muri quartier banyita Tuyisenge Eric, ariko banzweho nk'izina ry'igisumizi. Igisumizi. Igisumizi mpaka. Niyo mpamvu nje kukubaza. Uyu mupira bite? Wakorewe mu bisumizi. Ndi umufana w'ibisumizi, Riderman. Wafanye ibisumizi kuva ryari? 2009 muri za ndirimbo za Rutenderi. Akiririmba za Rutenderi. Amateka. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni Rusizi, naturutse ahantu bita Bugarama. Rusizi Bugarama. Ibi nongera bisubire, naturutse Rusizi ngewe. Waturutse? Rusizi. Uje gufana nde? Riderman. Wavuye Rusizi uje gufana Riderman? Naje gufana Riderman, kandi nizera ko ndabuze kumubona kandi ibintu bikagenda neza. Bana abantu b'i Rusizi sasa bahe peace. Abantu b'i Rusizi bamenye ko bahagarariwe. Mabondo ni umwambasaderi wa Radio Rusizi. Abantu bose rwose nasize Rusizi ngo bakomeze babwubwe neza n'umwaka mushya muhire. Nanjye naje kwishimana na Riderman. Agatike wakibitseho? Agatike ndagafite rwose. Nabonye naguze VVIP. Waguze na VVIP? Naguze VVIP. Uyu mukobwa ikarenze we. Ibaze kuva mu Bugarama, urukumva? Ukaza ukagura itike ya VIP uje kureba Riderman mu ijoro rya rap. Icyumba cya rap. Mu cyumba cya rap. Urakoze cyane, twizere kuri buze ko enjoyinga. Kabisa baje kutubasha batube hafi, wenda turabahereza no kuri flow tuba dufite natwe. Nawe ugira fufte flow za Riderman ndazuba. Za Riderman. Ngaho dukubitira twumva. Marishite ishoza gangster ntajya ava muri jamba. Ingende y'ubushishozi irayifiye ni nk'urugamba. Umuvuduko w'akaga nk'umuyaga muri kaburimbo, banda rivuga aho komoka ntagahitwaza kubw'umurimbo. Numuburani cyangwa umukwini nko muco maniga ya kera. California n'igikoni ikintu ugiye nta ndwara gitera. Iminyururu mu ijosi boshye imandwa ya ryangombe. Mu nzira tambuke cyangwa kunguka uhombe. Ndo mufana igisumizi mpaka mpfuye. Igisumizi mpaka mpfuye. Urakoze cyane umusa. Abantu b'Icyangugu, abantu b'Ikamembe, mu Bugarama? Bugarama. Bo mu Bugarama hariya. Bana mwese murahagarariwe mu ijoro rya rap. Ijoro ni rya rap. Nyaboneka niba ufite gahunda yo kuza Irebero, nkubwire ngo uze kuza witwaje umupira cyangwa ikoti, kubera ko imbeho y'aha hantu ntabwo biba byoroshye. Ngiye nkunda kubwiza abantu kuri ari imbeho idasanzwe kuko ni ku musozi. Yes, hanyuma reka tukomeze tuhababere, turakomeza kugenda tubereka uko bimeze. Igitaramo ntabwo kiratangira, abantu bamaze kuhagera ari benshi. Wabonye hari hakurya ukuntu hose bamaze kuhuzura. Wabonye ukuntu hari hirya hose bamaze kuhuzura. Wabonye ukuntu abantu bari kuza. Wabonye iri joro ko riri bushye, iri joro ko hari bushye. Abo basore bose n'inkumi muri kubona aho hakurya nabaje kwitabira icyumba cya rap. Igisigaye nuko gusa bafungura imiryango, ubundi abantu bagatangira kwinjira, tukongera tukumva n'ibyuma biri kuvuga, tukagira icyizere cy'uko ibintu bimeze fresh cyane. Ariko none tipe ndi kubona wambaye bidasanzwe, sinzi nimba yatuvugisha umusa. Meze gute se? Meze neza. Original. Bana bakwita ndese? Banyita Saba. Man, ko wambaye bidasanzwe Saba? Wallahi niko nanjye. Style bayita ngo iki? Iyi style bayita 4.
style bayita fo Iwana. fo Mbona watayemo nyine to. ni fo ya kane cyangwa fo ya F n'ama O? Iwana ni F nyine n'ama O nyine to. Ni F n'ama O. Fo. Ewana ninde wayivumbiye style cyane agakoryo ka? Wallahi nta kantu nitamo nyine nk'umuhungu nyine to. Nk'umuntu w'umuhungu. Fo. Ewana iri joro rya rap rero cyangwa uyu mugoroba wihariye rap kuri wowe niki witeze? Njyewe wallahi njyewe niteze kumva nyine nishimye nyine kubona nk'abaraperi wallahi bari kudutamo. Urumva ntago byakurakaza waje kubireba. Nuhe muraperi wumva witeze muri iri joro? Njyewe Zeo Trap ndamufana kabisa. Zeo Trap niwe waje kureba. Fo. Abandi Ndamufana kabisa. nyuma ya Zeo tubwire nk'abaraperi nka batanu witeze kabisa muri iri joro. Batanu. Harimo Zeo ku mwanya wa mbere. Bush. Bushido. Fo. Betray. Betray. Ish Kevin. Ntago namusiga wallahi nuriya muhungu ararenze. Nawe birimo neza kabisa. Urebye n'igisumizi kidutamo fresh kabisa. Bana batanu kabisa baroze. OG. None se ubwo wifunze nk'umusani nawe ufite imirongo se? Njyewe wapi njyewe nta mirongo ariko nyine ku zindi z'abandi nyine tonita. Bana of course ubwo ni rap usha dutemo bana no. Mbatemo. Dutemo n'ubundi ni umugoroba wa rap. Ngo no apology snitch game muri zone. No apology, no popo. Niba wumva ushaka kuvuga she them nigga, we dey go boom boom nigga, I dey go fire they bomb crat Chris snitches zitanga amakuru ya business mgatsiko kacu they are useless. Snitch of for trust dukwepa mabullet ifo tunanywa n'imiriro yi drop shit iraduhemba bro koza mauden bo mujinga aradutanga bwacaka tugira ko fo. Yes. Wakoze cyane fo. Nizere ko iri joro uri buze ko enjoyinga kabisa.